bangana abasaza urungano ariko bashaka kuba banduseho gato agiye muri bitaramo byinshi cyane ko ni umwana akundaga no kubyina bane mu bantu bari bazi kubyina neza kinyemera rwose ariko byagiye bigenda binshika ariko nta kundi babigenza ubu ngubu nsanga uri guhamiriza ngahamanya ariko ngasa nk'uri gucuranya bikajya ku ruhande ariko stirimba numva bimba mu maraso nk'ishimwe cyane uko ni mu bantu bagira ikiringo cyo gutarama yego uri umutaramyi cyane nkunda gutarama mu nkesha y'abagabo cyangwa mu nkesha y'abataramyi numva nanjye naba abakunzi wa Mataro TV show twongeye kugaruka ku mazina yanjye ni Teacher Jibe nkaba ngarutse nkaba nizera ko mudukunda muri benshi kandi muhora mwiteze gukurikirana ikiganiro cyacu uyu munsi tubazaniye indi topic kandi turi kumwe n'umutumirwa ukomeye ndetse twizera ko topic turubuze kuvugaho irubuze kubaryohera muzi ko kuri Mataro TV show tuhora tubabwira ngo ntugahushe intego kandi uzagerageze naho byaba bikomeye tutabicishije amatsiko rero nkaba ndi kumwe n'uwo mutumirwa ngira ngo abibwire yitwa MC Nkusi urakaza neza baragasanga muri fura urakoze cyane ko twaje kandi twinjiyemo nazi neza ko uyu munsi turi buze gukora ibintu byiza urakoze cyane murumva ko ni MC Nkusi tugiye gukorana muri iki kiganiro kandi twizera ko ahora abaganira neza kandi ahora atuzanira ibyiza byinshi tudatinze rero ndabona waje wabyambariye witeguye ndabona sinzi ahantu wanyuze kabisa kubera kose ndagaragara nk'ushobotse kuri uyu mugoroba ushobora kuba n'ubupfundura agaseke rwose kakaza kuvamo ikintu kigaragaye neza ariko niba wibeshye wambaye n'ishati nziza ishati wayiguriye ishati ariko rero nawe rwose urampagitse iyi shati rwose ni hano dukunda kujya kugurira twese urumva ko utahazi ntago yahamenya ariko bajya baca umugani ngo abacana amarenga n'abaherukana buriya ubushize nari nigeze nza nambaye ishati y'igicupuri afite ukuntu yanyibasiye ahita ndangira aho hantu njyayo kuko nasanze ko ari ahantu kabisa ushobora no kujya ukaba wahakura imyenda y'ubwenge ushobora kuba wahajya ukahakura imyenda y'ubukwe kabisa urabona ko yambaye neza yaberewe tudatinze rero bite no ku maso urabona ko kabisa icyangwa ni cyose fresher urabona ko urakeye kabisa papa urashize meze neza nta nicyo nshinja Imana kugeza ubu burya wa mugani hari umuntu nabonye mu kanya wavuze ijambo yavuze ati wikunda kwibanda ku bibazo ngo bigomba ko kwirundaho biba byinshi cyane ariko niyo wibanda ku byiza ku bintu by'ingirakamaro ngo birushaho kukuzanira ibintu byiza burya rero n'abantu tunababwiye twibanda mu bibazo gusa tuvuga ko n'amahirwe ahari hari umuntu twiganye bakunda kuvuga ngo iby'ubwonko butekereza kenshi ngo nibyo bishyikira umuntu nibyo bikunda kukuza ari ukuri rero twe dukunda kugira gutya tuvuge duti ibintu byiza tubivuge tubyature uko ibyo ukunda kwatuza hari ukuntu kera bakubwiraga ukumva umuntu araje arakubwiye ngo wambare neza aho kugira ngo umushime ngo urakoze ahubwo ugahita uvariye dawe ukumva ko ari kukuvuga hari wavuze hari ukunze kuvuga twiga za segonderi hari umusore twiganye bakunda kubwira ngo yambaye neza akabwira ngo niyo ndwara arwaye ahubwo nguyu ni umuntu w'umugabo cyangwa bakubwira ngo boss ukavuga ati have utazancinyagurira ngo patro hana dance urumva ko rero nibyo uvuze rimwe na rimwe tujye twiyaturiraho n'ibyiza cyangwa se twumve ko dushaka kuva hamwe tugera hanze ntibinabere rimwe na rimwe abigira intego n'interuro bya buri munsi rero uzi ko
bagusabye appointment twaraguteguje tubwira ngo tuzaganirira abakunzi ba Mataru TV show badukurikira umunsi ku wundi bazi ko kuri Mataru TV show habe ibiganiro biryoha ariko uyu munsi by'umwihariko ikiganiro kiraza gisa nkaho kerekera kuri wowe ngira ngo abakunzi ba Mataru TV show mudukurikiye uyu munsi MC Nkusi ni mutumira kuri Mataru TV show tugira ngo tuze kuganira nawe ibijyaniranye n'umwuga w'UMC nawe arawukora kandi awurambyemo kandi arawumenyere kandi ni umwuga ubona ko ufite aho umugejeje ndetse kandi akunzwe cyane navuga ngo ari kuri hit ese wenda tudatinze waducira mu ncamake amabyiruka yawe wakuze ukunda iki ese wari wumvaga ukiri muto wari ufite izihe ntego wabaga wumva ufite izihe ngamba watunyuramo mu ncamake uhereye mu mabyiruka yawe mbere yuko twerekeza kuri topic nyirizi yego iyo ugeze mu bijyanye n'amabyiruka hari indirimbo yakunze gutrendinga tukiri batoya yitwa amabyiruka yawe seminari yego iyo ndirimbo rwose abayizi nibakumva bazagira amatsiko ngo ni akantu kari fani cyane ariko iyo navuze amabyiruka umva harimo ikintu gikomeye umva ko nicyagiye guhera uri muto ukaza kumenya ubwenge ugahinduka urubyiruko utese ibyo byiciro byose wabibayemo gute biriya byiciro byari bigoye kuri twebwe hari umusaza witwa Mpyisi abantu benshi baramuzi umunyamakuru aramutumira amubwira ati yewe ati nkawe umusaza w'inararibonye ati nicyo adusangiza ku buzima bwo hambere bwari bumeze gute ese kuri mwe ko mwabayeho mu buzima butandukanye n'ubw'igihe cya none aravuga ati se bana banjye ati muranyita inararibonye ngo muzi ngo nabonye iki ngo ntacyo nabonye kitari ishyano ati simbifurije kuba mwarabibonye ubwo nta kindi baruje ni ishyano nabonye rero koko hambere ahangaha mu mabyiruka yacu ntabwo byari byoroshye twari abahinzi aborozi aho umuntu ashobora kujya ku ishuri akaba yataha kare akajya guhinga akaba yataha kare akajya gufasha ababyeyi kuragera amatungo akaba yataha kare akajya gushaka gutashya ibyo bita inkwi ukaba wataha kare ukajya kwikorera ikijerekani ugapeza amapawundi ku isoko hanyerera hamanuka mu kigunda ariko ubwo twagiye duca akenge hari byagiye bihindukamo gake gusa umuntu agasanga yari kwisanga ari gukora utundi tuntu usanga abaye umunyeshuri nyuma wazamutse warenze primaire ukajya segonderi cyane cyane ngeze mu za segonderi nibwo natangiye kwiga indi myuga kuko nkiri umwana aho nari umwana utazi ibyo arimo umwana wese nta bundi bwenge aba afite n'ibyo gukora gusa baramwanga yambwira nkiri muto niga primaire ngo nagiraga amahane nari igitsimbe ngo nakunda kurwana ariko mu by'ukuri njye ntabwo mbizi niba bambeshyera ngo nakunda kurwana banyitaga kijepe ngo mu bandi urageraga amahane kijepe nta n'ubwo nzi ngo ni ahubwo ngo numvishije izina kijepe mpita numva ko wari ufite icyo bita ingusho ntabwo nzi ibyo warakubitaga ntabwo nzi ibyo ari byo ariko ahubwo nzi ko rw'umwana narakubitwaga cyane nibyo nibuka wenda hano usanga nanjye narabaga nakubise n'ubundi nkazirikana ko nakubiswe ubundi nkazirikana ko nkubitwa gusa ibyo abandi sinzi abandi nk'uko nabo bazirikanaga ko bakubise bose zirikana ko yababaye ubwo ni uko bagiye bambwira ariko nyuma yaho nkigera za segonderi vraiment nabaye umwana mwiza cyane ngira ikinyabupfura noneho nza kwadukira gukina n'umupira w'amaguru nibwo haje kuzamo ndakiri umupira cyane no mu ataka de point akunda gutsinda ibitego ndetse haza no kumviramo akazina k'agatazirano baza kunyita Induru Umukasa ubwo umupira rwose narakubitaga amaguru se cyane wenda utanyobya ukanjyana kure kandi nikumva aho ugeze haturyoheye nizera ko n'abakunzi ba Mataru TV show aho bari batakwemera gukomeza utatubwiriye neza urashaka kutwihutisha ni ryari ni muri myaka wahise wumva ko uryohewe no gukina umupira w'amaguru ndetse ukaza
guhita ubona ko hari umwanya wakinaho kandi ubishoboye. yes ni segonderi ni primaire tubwire. primaire nakinaga umupira ariko bisa nkaho primaire yatumye niga umupira rero umenye numva ko mukunze kuko muri primaire nibwo umuntu abona umwanya uhagije wo gukora ibintu byose ashaka ko twabyuka mu gitondo kare tukajya mu matize siporo tukaza kujya mu ishuri twavuye muri tize hanyuma nanone twava mu ishuri ku mugoroba mbere ko umuntu akora indi mayitide y'amasomo ukabanza no kuyakora izindi tize. harya muri primaire niho nimba nibuka neza bize psychology nanjye narayize mukunda kubera ibintu ntakirimo nabyibagiwe hahandi umwana harya niho bajyavuga ngo umuntu ari muri age bizarre bari ngiye primaire kuko uri muri etape yo kwiga imyuga yose ntabwo ubuzi mukiza kugira umumaro ni ikihe ntabwo ubuzi mu buzima bwawe uko ni ama etape yo gukura no buri gihe ari ama etape harimo akomeye cyane etape zikomeye iriya myaka ya za primaire imyaka guhera ku myaka 6 kuzamuka ku myaka 12 iyo umwana iriya myaka ayivuyemo ameze neza atarakomeretse ataragiye ataravunitse ataramugaye sisi yo kugeza kuri 14 cyane mu byaro ntabwo abazi n'ishuri n'icyo ari cyo no kurya nabi iyo umuntu arya nabi n'ubwonko bukora nabi cyangwa ufite intungamubiri zihagije icyo usanga abana basibira usanga abantu umwana arasibira niho ujya kumva mu mwana arangije primaire afite imyaka 16 kandi abo mu mijyi bagerageza primaire afite 11 kuko kubera ubuzima buri no guhangayika usanga muri primaire bari muri y'ubwana cyane mu byaro ntabwo abakunzi b'amatara tubishobora dukurikiye harimo abanzi harimo wenda n'abatanzi ariko ntibumve ko twaje hano kugira ngo turi gukabya ikiganiro ariko njye ndibuka niga primaire nagize amahirwe wenda yo kuba ntaratsinzwe cyane nkiri muri za primaire ndagenda na segonderi sinatsindwa cyane sinari umuhanga sinari n'umuswa ariko njye ngaruka mva kuri ndangiza icyiciro cya segonderi naragarutse nza kuba umwarimu kuko nari nabigiye uburezi mubigishije urabazi ko ngarutse ku kigo ndibuka ndangije icyiciro cya segonderi ikigo nigiyeho primaire ngaruka n'ubundi niho bampaye akazi ngaruka nje kwigisha ariko naragarutse bamwe mu banyeshuri twiganye muri 6e primaire ndaza ndagaruka ndabigisha ariho wari ukomeje uvuga uti mu cyaro usanga umwana wenda yarangiza primaire ubwami bwaratangiye kuza ku buryo njye ngaruka njya kubigisha nta maso wagura mu yandi bari banzi ikimenyimenyi nagarutse wenda bigaragara ko nabasize mu mashuri ariko ikimero cyangwa se gukura ntabwo nakuze ngo bo basigare n'abari abana naragarutse ukabona ko tungana ukabona ko banzi barumirwa nigisha abagabo nkanjye ariho wari ugeze rero uvuga uti ko mu cyaro process zaho wenda zazindi twavuze ni age bizarre naho mu cyaro usanga hari ibintu byinshi bidindiza umuntu ijana ku ijana haba cyane rwose rero urumva ko erega kandi ubwanwa kuba bwaza nta cyaha babukoze kubera ko ubwanwa bahuje mu gihe cyabo cyo gihe umupira narakunze cyane pe narakarishye narakarishye nk'ubita umupira rwose ku buryo vurema ubona ko umupira ndi mu maraso bise winjoyinga nkumva ko ari ubuzima noneho ndetse kubyo numvaga cyo gihe za marina za etenseri gisenyi zari zikarishye iyo zahuraga wabaga ari umuriro wabaga ari kompetisiyo ikomeye bino bita nuza derby buryo umuntu wese wabaga yarakinye umupira yumvaga cyangwa ukiri umwana wumvaga wakora ishyaka ukaba wakina umupira nawe ukazakinira amakipe kugira ngo umunsi umwe uzakine muri la derby bigatuma turushaho gukunda umupira icyo gihe nakinanaga na ba Haruna turi mu kigo kimwe twakinanye umupira bakodo uriya wakina Amavubi ba Haruna baratwarakinanye bita Bamambo wari defenseur wa Rayon Sport Migi icyo gihe ngira ngo
mbege namonye muri Zebra icyo gihe ntagiye kuba mukuru muri Zebra namonye yakiniraga Kiyovu icyo gihe yakinaga AS Kigali mu naje gukina na Zebra ibyumba nibwo namumenye ariko enuza Nyemeramihigo yavuyemo abakinnyi benshi cyane aho bita bashakaja yabazi n'amaso yanjye wabaye ikirangirire muri Kiyovu Sport ari muri umunara witwa niba rinde nawe ntari kwibuka izina rye nawe mu defenseur bose barandabaza amaso yanjye hari umuntu umuzamu witwa Baritez yari igihangange mu Gisenyi yari igihangange cyane ku buryo iyo nta mupira wamucika cyo gihe kabuza ngo umutsinde igitego ugomba kubona ari igihangange mu kwataka rero nibuka abakinnyi ntabwo nzi iyo barengeye bari bakomeye twaba bari Rombe umukinnyi ukomeye cyane akinaga umupira Rombe ari umuhanga cyane ariko ntabwo nzi ko byagenze nta kipe nigeze mwumva mu cyiciro cya mbere byarangiye bityo nkatwe wenda nawe wamubaza ubu ngubu yavuga wenda ubuzima ko bwamuhinduka wenda akavuga ko yagiye mu bundi buzima biba by'umupira akaba abetse bari benshi cyane ujye kuri ewana Inyemeramihigo ntabwo byari byoroshye none ni gute umaze kugera kuri urwo rwego rwo kunonagira umupira wenjoyinga kandi ujya no kuri no ku mwanya mwiza uhamya neza ko mu kibuga wenda ari umwanya buri wese aba yiteze ko ari umwanya wahindura ibintu abaje kure umupira cyangwa n'abawureba cyangwa n'abagira gute iri bahera kuri point ku buryo uri mu ataka urumva ko watsindaga ibitego kandi warawenjoyingaga koko wakinishaga no kugura kwiza kw'imoso njyana bavuga ngo kabisa burya abantu bakinisha imoso ishoti ryabo rirarinda imoso giba mu mahirwe ibamo n'amahirwe ahantu abazamu atari bakajya bashobora kuba ese none n'iryari waje kumva ko intego yo gukina umupira itangiye gusubira inyuma byaje kwanga erega buriya ntabwo ibintu byose ariko byapfa guhira umuntu ko byakabaye hari inzira zanga izindi zigakunda mu Kinyarwanda guhinga inzira aba ari mu yindi imwe yanze ufata indi kandi iyo ujya kwiyoba inzira ni ukuvuga zo mu mayira abiri kuko bari mu nzira imwe ntabwo wayoba kuko bari imwe iyo ugeze ku nzira ebyiri rero cyangwa eshatu imwe ijya iburyo indi ijya ibumoso n'indi wenda ikomeza cyangwa se ebyiri nibwo bibaza uti njye iburyo njye ibumoso ariko sitiri wajya iburyo aba ari mu nzira wajya n'ibumoso aba ari mu nzira niyo mpamvu n'iyo by'inzira uba uri mu yindi ntabwo wayobora inzira mu nzira imwe rero ntekereza ko byaje kuntera ikibazo ubwo umupira wanteraga kurangara niba Nyemeramihigo umupira ntirakurangara ntagije nsindwa toronkome hanyuma ntashye mu rugo twari dutuye ibyumba umubyeyi wanjye aramubaza cyane papa arababara cyane arandakarira rwose ananyereka ko ageze agahinda kubona natsindwa toronkome kandi pe yarazi neza ko ndi umuhanga no mu ishuri naratsindaga ariko umupira waje kusa nkaho usubije inyuma cyane hanyuma mbonye ukuntu papa yababaye mfite mfata umwanzuro ko gukomeza kubabaza umubyeyi wanjye bitashimishije ufata umwanzuro wo kugabanya umupira aho ukongera ku rwego rukomeye ukongera ahubwo umwanya w'imyigire kugira ngo mbone ubwo nazongera ngatsinda toronkome noneho wenda papa nkongera nkamunezeza guhera uyu munsi umupira narugabanije cyane nza gutsinda toronkome narasibiye mpita nsinda toronkome umwaka ukurikiye mpita mboneraho amahirwe njya kwiga i Nyanza nagiye kwiga mu kigo cyitwa Ecole de Saint-Esprit de Nyanza twari duturanye hariya na Kirisiterwa cyangwa gikomeye cyane Kirisiterwa nizwi cyane hari Nyanza hari na Ntuza hari na Materdei hariho byinshi hariyo bita Eseni byose binakomeye igihozo byari bikomeye cyane hari n'ikindi kigo kiri inyuma gake kuri stade cyo bitaga Espanya nayo yari ikomeye cyane hari ikiriho cyari hakurya ku musozi cyitwa Coste Nyanza yari centre y'ibigo bya segonderi byinshi cyane ku buryo bwose ahantu bigaga hariya vraiment kandi hariya wari umujyi w'intiti ku buryo umuntu yavuga ati kujya Nyanza n'utagabanya umupira yaba nta bundi bwenge afite uko umuntu wagiye Nyanza wese abagiye kwiga ariko se none wenda bitewe nuko twakuze ari nabyo twahereyeho
tugenda dukura tujya mu masegondere cyane ko wagiye muri segondere byumvikana yuko famiye cyangwa se ababyeyi bawe nawe ubwawe mwari musigaye mubarizwa mu nkambi y'Igihembe ese umubyeyi kumva kuba watsinzwe tronkome akababara cyane no kuba yarabona gukina umupira cyane ese byo ntabwo umubyeyi wawe yari yiteze ko yazavamo umukinnyi w'ikirangirire ku buryo n'ibindi wazakabya inzozi ndetse wenda wazamukura hamwe ukamugeza ahandi n'ibindi ukaba ikirangirire kiragiye rero nta cyizere cyo kuvuga ngo umuntu azaba umukinnyi wenda bimutunge cyangwa se bitunge n'umuryango we ntabwo byari byoroshye kuko kiragiye nta referanse y'abandi bakinnyi twari dufite twireferaho tuvuga ati bano bantu birabatunze kugira ngo witondere uyu mwana nawe hari igihe haba ariho Imana iri kumwerekeza kiragiye ntabwo byari bihari weho ushobora kuba se nawe utari ufite referanse y'abo bitunze cyangwa ahubwo umubyeyi wawe wenda bitewe n'uko ibya siporo wenda we utabizi akaba ari utaruzi wenda abo byakijije umupira kiriya gihe buriya kugira ngo umupira uzagutunge ubanza mbere na mbere kuwukina nka ruwaziri winezeza wowe kuko icyo gihe ko ugenda ukina winezeza icyo gihe uwukunda icyo gihe ubaza ko uwukunda noneho kugira ngo uzagutunge uko ugenda ubinezeza ugenda ubimenya cyane no kugenda ubimenya cyane hari ubwo amakipe akubona akakurambagiza cyangwa se ugatangira gukinira imirenge utugari akarere uko ugenda utuzamuka ukabagera gukinira intara iby'akarere ukabirenga noneho wamara ukinira intara za ntara zatsinze izindi nazo zikaza guhura muri finale waba umukinnyi gihagarara intara zigiye guhura kuri finale amakipe aramanuka akaza abatoza baramanuka bakaza kureba abakinnyi baramanuka bakaza kureba abakinnyi muri ya makipe yageze kuri finale kugira ngo barebemo abakinnyi bashoboye kuko bigaragara ko abakinnyi basunitse amakipe yabo bakageza kuri finale bigaragara ko ari abahanga abashinzwe kurambagiza n'abakinnyi bakaza kubareba ku buryo ashobora kubasomba aho ngaho bakabita bati wowe turagukeneye muri Kiyovu wowe turagukeneye muri Sport wowe turagukeneye muri AS Kigali wowe turagukeneye muri turagukeneye muri Musanze aho niho abakinnyi bagaragarira ugasanga impano yawe irazamutse ikaba yagutunga ariko wowe bikoraga utazi ko ari ikintu kizatuma abantu bagukunda ngo banategera no guhemba urakoze cyane hanyuma ugabanya igihe cyo gukina umupira bitewe n'uko umubyeyi yari yababaye kuko wari watsinzwe tronkome urangije kugabanya igihe cy'umupira n'ubundi uko wari wabigambiriye ubigeraho tubwire rero wagabanyije icyo gihe cy'umupira wongera igihe cy'amasomo byakubyariye byari ikintu cyiza nacyo bisobanutse rwose naje kugabanya ibyo by'imipira nkurikira ishuri ndarikunda ubwo Nyanza nagiye 2005 mu wa 4 secondaire mpita njya kwiga ibintu bita comptabilité byo bita ubucuruzi nabyita ubucuruzi cyangwa gucunga imitungo icungamari noneho ndabyiga ndatsinda njye mu wa 5 ndatsinda njye mu wa 6 secondaire ndatsinda aho twari dufite faculté twari dufite droit dufite comptabilité ngira ngo nyuma haje kuza n'imibare ariko mbere ntabwo imibare yari ihari yaje kuza nyuma baje gukuraho amategeko asimburwa n'imibare so comptabilité nayikomeza finally twaje kugira amahirwe Imana ibiduheramo imigisha na bagenzi banjye benshi so umuntu yababwira ngo shalom si yacu yitwaga shalom noneho tuza kubigiramo amahirwe hanyuma igikomeye kurusha ibindi twaje gutsinda icya leta ndetse tuboneramo n'amaburuse yo kujya kwiga za kaminuza good job urumva ko bajya bavuga ngo good job urumva ko wowe n'abagenzi bawe nyine mwese mwakoresheje umuhati wose mwarize mwashyizemo imbaraga cyane uretse kuba warakubise umupira kabisa uko washyiragamo imbaraga nyinshi ukora imyitozo ndumva arizo mbaraga wakoresheje kugira ngo nurangiza icyiciro cya segonderi uzatsindire ku manota meza bahita babona iyo buruse yo kujya muri kaminuza twihuse rero ubwo uzi ko iyo umuntu burya
yagiye muri kaminuza baba bavuga ko yabaye umuntu mukuru uba wakuze mbese muri make niba tubyumva kimwe uba ugeze muri cya cyiciro cyo kuvuga ngo urirwariza mu Kiswahili abana kufana kuhambana cyangwa se kama mbaya yes bitu kwako ni motomoto ubwo rero ugiye muri kaminuza urumva ko wari ugize n'amahirwe ubonye buruse wari ufite ahuhera n'ibiringo byari byinshi ngira ngo rero noneho nze ku kantu keza ari nayo topic y'uyu munsi wenda yadutera imbaraga n'abakunzi ba Mataru TV show benshi bari biteze yo kugira ngo tuzaganire kuri iyo topic. Ese ugeze muri kaminuza uretse kuba wari ugiye kwiga ariko hari byinshi wari ugiye kwikorera, impano y'umupira yo yari isa nkaho wamaze kunyigika ku ruhande kandi kwinezeza noneho rwose rero hita utwihutisha utubwire uti cyangwa se utubwire uko byatangiye akazi kawe k'ubuyobozi. K'ubuyobozi kano kazi kanjye k'ubuyobozi katangiye wende mbese byari kuvuga ngo nabyita ikimese kuri njyewe byari ibintu ntakomera cyane ntabwo nzi ko ari ikintu kizagira akamaro, ariko rero umuntu ntakazakinisha amahirwe burya ukinisha amahirwe bikazaba ikibazo. By'ukuri bino bintu nabitangiye nsa n'uwikinira uko twiga za segonderi hari uburyo twize mu kigo cyiza bakajya badutoza kuvuga turi abanyeshuri niba uri nka duwaye ukaba wazajya utanga mesaje ku banyeshuri bagenzi bawe abayobozi bakagutuma ukabigenda ukabikora mbese nimba tubyibukiranye neza duwaye niyo yageze imbere y'inteko niyo yajya bakuru basambura bagatanga amatangazo abayobozi babaye babonetse babaye batabonetse hari ibyo bagutumaga nawe ugira ibyo uvuga cyangwa se no mu madoratwari mbere ko abanyeshuri baryama ukaba zabyujije amatangazo ari update cyangwa mashyashya muri refectoire amatangazo noneho ku mafendane ibyo twitaga hari baga amafete yo gusoza umwaka uwo ari wo wose kakawete nazo zabaga habaga amafete de classe hakaba n'amafete y'ikigo cyose wenda cyo twakwita nka fete de l'école. Icyo gihe rero byasabaga ko hagomba kubaho umuntu byanze bikunze uri buyobore ibyo birori akajya atanga ijambo asangiza ijambo buri muntu ukeneye asangiza ijambo kugira ngo gahunda ze kubahirizwa nk'uko byateganijwe. Habaga hajemo komite de para ababyeyi bakuriye abandi babyeyi muri icyo kigo, habaga harimo abayobozi b'icyo kigo, habaga harimo abayobozi b'akarere, habaga harimo abasirikare n'abapolisi bo muri ako gace mukoramo. Byari ibintu bikomeye byiza cyane ku buryo ushobora gutera umuntu umuhati yanabikora niba ufite n'ubwoba bikagusabira ngo ubwoba bwawe bushire uhagarare ushize amanga kugira ngo icyo ubuze kuvuga kize kuba ari ikintu cyumvikana cya kigabo. So hari ahantu haduteraga icyizere urebye niho cyane cyane natangiye kugenda mbemenyera natangiye kuyobora amafete mu kigo icyo gihe niga nko mu wa gatanu mu wa gatandatu segonderi niho natangiye kugenda mbimenya cyane, kandi icyo gihe nawe wishakamo icyizere kuri ikintu bivuye ko ari ikintu abantu batari buvuge ati rya jambo ni rya cyane. Rero nuko byaje kugenda hanyuma ngeze muri kaminuza nza gusa nkaho mbaye nk'umuntu nifuje kubikomeza kumva ari byiza nsa nk'uwifuje kubikomeza n'abandi bino bintu ariko ndabirekera iki. Hano nza guhura n'umuhungu inshuti yanjye ikomeye cyane arabinkundisha no biruseho arambwira ati rwose ujya ugira ijwi rimeze neza rishobora kuba ryavuga ijambo ryiza, noneho ujya ugerageza gushaka n'amasipici meza wazajya ukoresha akajyana na rya jwi ryawe kugira ngo iryo jwi urikoreshe rizakubyarira umusaruro. Umusore yitwa Muyango Charles cyangwa se Muyango Charles yari inshuti yanjye cyane twabanaga no mu nzu imwe muri kaminuza twari dukodesha ahantu hamwe kubera ko nawe adukurikiye cyangwa azatwumva kuri Mataru TV tukaba kakanye tumuteye peace Muyango Charles tuguteye peace kuri Mataru TV Imana nibane nawe cyane shalom rero kuri inshuti yanjye yaje kubinkundisha cyane ko niyo yaranabikoraga kandi ati nkusi bino bintu ndabikunda nawe ndabizi neza ko ari ibintu washobora
ati ndabizi neza wabishobora kuko rwose wowe ujya ugira akantu ko kuba washobora ikintu kandi mu gihe gitoya arabinkundisha pe rero nanavuga ngo ni nawe watumye mbikora rwose pe ntabwo numvaga ari ikintu nzinjiramo cyane ngo mbyihingemo ko mbwira nzigira amashuri yarangiza nkishakira akazi nabona akazi nkirira ku mafaranga nkituriza nta bintu bya stress ariko finally byaje kwanga nsanga ngombye kubikora rero naje kuyobora amakwe atandukanye mu Rwanda hanyuma biza kumpira ndavuga amakwe y'abantu nayoboye cyane cyane ndavuga nk'ubukwe nayoboye graduation y'umusore w'inshuti yanjye yitwa Tuwe Maso Muhire Jackson benshi ko bamuzi nza kuyobora ubukwe bw'inshuti yacu tu Arizona Rusenda Bwiko n'izina rye ntabwo nizi neza none se ukiraho wenda tureke kuba warayoboye ibyo birori bya graduation ya Tuwe Maso ahubwo kugira ngo uhite uzamuka mu nkora kujya kuyobora ubukwe bwa Rusenda Bwiko ese urumva ko wenda waba gutaramenyekana ntabwo wari wakabaye MC w'umwuga ntabwo ari ibintu wari urambyemo ese iyo connection yawe hagati y'abura ubukwe bwawe na Rusenda Bwiko waramwishakiye yari yamaze kukumva agatumaho byagenze ni connection yabayemo buriya mbese habayemo ikintu cyo kuba Tuwe Maso mbese cyo nakwita imenyekanisha Tuwe Maso niwe watumye menyana na Rusenda Bwiko reference inshuti ye arangije Tuwe Maso kuzambira ariko uriya musore wankoreye graduation ati biriya bintu arabizi ku buryo rwose ushatse umuntu agukorera ubukwe ngewe namumukubwirira kandi yabikora bikakunezeza Tuwe Maso arampamagara arabinsaba hari muri weekend none twabaga tutize muri weekend ngiye mvi Kigali nzibyumba kuko Kigali yagiye muri kaminuza yitwa SFB School of Finance and Banking noneho nzayo njya kuyobora ubwo bukwe ibyumba hanyuma ndabukora uyu munsi rwanda bamenye cyane kuko ubwo bwitabirwa n'abantu benshi cyane finally biza guhinduka nsanga abantu basigaye bampamagara ari benshi abantu bakajya bampamagara ari benshi cyane hanyuma nza kuyobora n'ubukwe bwa Kabumba Mupenzi Emmanuel ari muri Amerika mu gice cy'Amerika turimo hanyuma nza kuyobora ubukwe bwa mukuru wanjye yitwa Tumaini Jean Paul ni mukuru wa Bakamuzungu na Bamani hanyuma naje kuyobora ubundi bukwe bwa Mukamusana ni mushiki wa Mfizi Juste muri Texas bro man naho ngaho natangiye gukora izina donc naje no kuyobora ubukwe bwa mukuru wa Mutazimiza I guess kwa nyina wabo ntabwo ndikubyibuka neza twa Karaveri ndabyibutse twa Karaveri ndabyibuka nayoboreye ibyumba mu mujyi muri sare y'akarere naho ubwo bukwe nabwo bwatumye none izina ryanjye gushaka kumenyekana nanone ari Mutazimiza wamuje no mukuru we yaranzi none tujampinze uko byanaje ntabwo byamaze igihe kinini noneho ngo muri cyane nagomba kubona ibyaza umusaruro ngo muri akantu twese tugira amahirwe tuza muri iki gihugu mubona amahirwe muza muri iki gihugu izina ryari rimaze kuzamuka wari usigaye uri bizi ubukwe bwose bwinshi bubonetse bagutumira ugenda ubiyobora neza bigenda neza uraza rero ugera hano umwuga ntiwahagaze n'ubundi warawukomeje ese ukimara kugera ahangaha ko wari uhinduye ugeze mu kirere gishya n'abantu bashya nawe ubwawe uvuga uti wenda abari basanzwe banzi ndabasize cyangwa se wenda ntitujyanye ubageze hano ubikomeza gute nikiyo cyaguha icyizere cy'uko naho ugiye wabikomeza kandi kuko ari akazi ukunda kakaguma kakakubesha urakoze cyane nta niba abantu tuziranye njye nkunda no kubwira abantu ni burya tujye tureba ubwiza bw'Imana n'ibyiza yadukoreye kuko Imana ni rugira byiza gukorera byiza bitangaje ku buryo turadukunda kuvuga ngo Abisirayeli babonye igitangaza n'amaso yabo bw'Imana yabambutsaga inyanja itukura ariko natwe twabonye ibitangaza n'amaso yacu yankunda kubwira abantu natwe Imana yatwambukije inyanja y'ubururu inyanja y'ubururu yankunda kuvuga ko ari ikirere mu by'ukuri kuva
iyo twari mu biyaga bigari iwacu muri afurika east africa kubona ugiye muri rutemikirere bayita rutemikirere urumva ko atari ikintu cyoroshye gutema ikirere ukazagenda ukabona ugeze mu kindi kirere gutema ikirere ni rutema ibicu rutema umuyaga ni rukaruruka ni amazina menshi cyane ukabona wisanze inaha buryo waciye mu kirere ahandi kera kirere tuba turacy'ubururu the sky your sky is blue yes man ndakubwiza ukuri natwe twambutse inyanja y'ubururu imana yarabikoze tubirebesha amaso yacu tukaba twibanda gusa ku Bisirayeli natwe twarabibonye cyari ikintu cyoroshye kwicarira mu ndege ntumenye ko iri kunyeganyega ntumenye ko igenda kumbere kugenda ukabona gusa ugiye ikintu kiri mu kirere ntuzi muri hehe ukabona igeze iyo wajyaga ariko se wenda uratunangaruka aho gatoya wenda ntabwo turi bube tudeviye topiki yacu urumva uza muri Amerika nibwo bwa mbere wari ugiye mu ndege nari kugenda muri byari handike kandi ntabwo nabimenya ibyo ari byo byose nubwo twakuriye mu cyaro indege twebwe kera ariko se byari iki byari umutungo ukajyana ahantu ku gasozi imvura imaze kugwa maze umutungo ukakujyana epfo mu gishanga ku buryo hari ibintu bitaga indege ku buryo ugenda ukazavura akavura ivundi usa n'agasimba ukumva hari ibyondo urwondo rwateye ugasanga rero ntabwo yari indege nta na durimu nari mfite ko nzagenda mu ndege ariko hari umuhanga yavuze ngo before you say that your dream is gonna come true think first if you have a dream. If you have a dream. Yes, because ntabwo ngo my dream is going yabumva ko utari warigeze ugira intego cyangwa ugira inzozi zo kuzagenda mu ndege ubwo rero tugaruke ku kiganiro cyacu nyirizina urumva ko wageze hano umwuga w'UMC urabukomeza uravuze uti byaranyoroheho gatoya kuko muri bamwe nagiye mbukorera n'ubundi nkiri muri Afurika bamwe nabo baraje twagiye tuzana cyangwa bamwe mbasanga hano abandi bansanga hano ubwo rero ngiye kukubaza ese birumvikana ko wari ugeze ahangaha noneho ahantu hari amasiteti 50 uzi ko n'ubundi ahangaha bayita United States bamwe bari muziranye wenda ntabwo mwagiye muri siteti imwe ese uburenganzira bwawe uva ubukorera watangiye ubukorera muri siteti utuyemo cyangwa byagiye bigusaba gutega indege bitewe n'aho gutumiye bitewe n'aho agiye gukorera ubukwe ukajyayo byagendaga gute cyangwa se bigenda gute ikibazo cyiza cyane nkigera inaha icyo kibazo ni cyiza nkigera inaha hari inshuti yanjye yakoze ubukwe mpora muvuga cyane azihangana n'ibimubangamira ariko nkunda kumuvuga cyane kuko niko byanavuze kandi arakavuga kuko uriho aravuga rero no kutavuga ni ibitangaza ahubwo uyu mugabo yaje nyuma yanjye ko naje 2013 muri November mu kwezi kwa 11 hanyuma aza kuza mu kwa 12 ko gutangira azinaha tuza guhura ko n'ubundi twari inshuti yari inshuti yanjye magara mutazineza style muri bari cyane inshuti yanjye noneho aza gukora ubukwe kubera ko yaranze neza ko ibyo bintu bikora ntabwo byamugoye kwiga atekereza ngo mbe nimuzamfasha muri ubu uzamfasha mu kandi mwana so rero arati igihe umuntu yamwifitiye n'abantu ntibamenye ariwe bagira amatsiko kandi twaririrwanaga ariko ku munsi w'ubukwe nibagiye ko nabona mfashe microphone mfashe microphone abantu bose baratangara bateka tumutega amatwi twumve ndabyibuka n'umugabo wo muri Bafari twa Vincent nawe mu bukwe bwa mukuru wanjye twa Innocent yambwiye ati ntusi muteze rwose ati ubundi abizi gukora ibintu neza nabizi twari tubanye tuye Bafaro igihe gitoya kandi ati igihe gito twabanye arakora ukora ibintu neza atari ko noneho muteze umutego w'ubuyobozi hano ni gukora neza urabunyemeje ndahita nemera ko umuntu umugabo rwose yego mutego nza kubikora neza biramunezeza ndetse dushoboje aho baje kunsegera n'agafanta nako nakagotomera rero iby'iki gihe buriya
dore umuntu yaguhaga amatoka yabirura n'uburyo byanditse gucurura kuko ibintu byose byaracurujwe ntabwo kubirura bikibaho n'amata barayacuruje ntabwo yabirura buriya yabiruraga amata y'umuntu aguhanye urukundo uyagutumira ko yaguze no kuyagutumira rwose ngubu nta kigenda ari ukubirura pe rero icyo gihe biza kunyandikira neza uko bamutazimiza ndabucyuza mukora neza bugenda neza busoza amahoro rwose mutazimiza hanyuma muri ubwo bukwe abantu baranshima barankunda babona bizi cyane hanyuma nibwo hakurikiyeho ubukwe witwa Jimmy atuye mu Michigan hano umukwe wa Karekezi afite umudamu witwa Wiza niba ntabyibeshyeho hanyuma nza kubukora muri Virginia muri wa mujyi wabo mukuru witwa Charlottesville Virginia bagira Charlottesville I guess hari Charlotte yo muri North Carolina hari na Charlottesville yo muri Virginia mukora neza noneho ubwo bukwe bwo noneho bwari bwatashywe n'imihanda yose abantu deja baramaze no kuba benshi muri Amerika barabaye benshi noneho bajyana izina ryanjye pe umwe avuga ati twabonye umuyobozi vraiment bankorera marketing bankorera kamasho base ni ukuvuga ngo kuva ubwo bukwe bwa Mutazimiza ubukwe bwa Jimmy ubukwe bwombi izina rya MC Nkusi ryaratrendinze rirazamuka nawe nesa nyine bashimye Imana ibahumugisha ndetse ikirenzeho abantu babutashye bankoreye publicité nziza nubwo ntabiruka umwe ku wundi ariko Imana ibahumugisha baramfashe n'ukuri yego ndakwihutisha hanyuma birumvikana ko izina ryawe ryari rimaze gukura ndetse wari umaze kugera ahantu nawe umaze kwigira icyizere umaze kubona ko akazi k'ubuyobozi ugashoboye ndetse ko ari akazi kamaze guhinduka umwuga ese kugira ngo ibiraka cyangwa se abantu baguhamagara igihe birashoboka bishobora kubaho yuko abantu bateganya gukorera ubukwe mu gihe kimwe ese igihe abantu baguhamagara ari batatu kandi igihe cyose bari guporopoza cyangwa igihe cyabo bari guteganya gukora ubukwe ukabona kirahuye ese ubigenza ute iyo baguhamagaye ese tubwiye icyo gihe ukoresha amarangamutima ubigenza ute kugira ngo bose ubasezere kuri ikintu cyiza kirimo y'abantu bahuriye ari batatu nta n'umwe wakubwiye imbere y'undi tuvuge n'uriya ko ntabwo byakunda ko bagura ariko wenda ushobora guhamagara umunsi umwe ari batatu ariko mu masaha atandukanye ntabwo mvuga igihe baguhamagara ahubwo ndavuga bashobora no kuguhamagara umwe ashobora kuguhamagara uyu munsi undi azaguhamagara mu cyumweru gitaha ariko birashoboka ko bose ari uwaguhamagara uyu munsi uzaguhamagara ejo wenda igihe cyabo cy'ubukwe kiri mu kwezi kumwe ugasanga wenda bakubwiye igihe kimwe abantu bakubwiye bose bafite ubukwe ku itariki imwe cyangwa ubona hari umwe ushobora kwica ubwundi ubaye byemeye byose mu by'ukuri ukoresha ubunyangamugayo wemerera umuntu wakubwiye bwa mbere ntabwo ushyiramo ikimenyane ngo uzanemo ikintu cyo kuvuga ngo uriya muntu burya niba ari ikintu kinezeza umutima ni ubunyangamugayo undi muntu yabibona nabi akagira ngo wenda niba yakuhindura umwanzi akibwira ko wenda hari wamuhemukiye ariko mu by'ukuri uwo n'umutima we uticira urubanza uvuga uti ngewe nashyizemo ubunyangamugayo kuko iyo nza guhemukira uyu nguyu wambwiye ngakorera uriya nibwo umutima wanjye ariko uzajya uhora ubinyishyuza uncira urubanza kera gihe ushyiramo ubunyangamugayo bati no uyu nemereye uko byagenda kose ntawe nshobora kwemerana uyu nguyu ndetse n'iyo undi yashaka kugushuka uko satani ni umugome ashaka gushukiramo ashaka gushukisha amafaranga akabasha kuyavuga ati reka nkongerere amafaranga wenda ngukubire kabiri ariko uzanyeburira ubukwe uriya umwipakurure niko tuvuga wenda kuyarwana cyane none umwipakurure ntabwo ngiye mu by'ukuri sinshobora kubyemera iyo umuntu twumvikanye twaramaze kumvikana ariwe nemereye mbere uko twaba twamvikanye kose mu by'ukuri ngiye niyo nkorera abandi ndabirengagiza bashaka tukagirana ubwanza ariko ntajya nkunda guhemukira umuntu ntushobora guhemukira umuntu waramwemereye ubu ngubu tuvuge ngo inshuti yawe magara n'umwe muri barumuna bawe wenda hakagira nawe byanze bikunze uri ngo muri
n'umuntu wawe ntiyakora ubukwe ngo hazagira undi munsi umuyoboro ubukwe kandi azi ko ubikora kandi ubikora n'abandi kandi ukunzwe twese tuguhuriyeho noneho tukaba dufite undi muntu wundi nawe wari wakubwiye ese utubwije ukuri ni nk'inshuti yawe magara wenda dusangira akabisi n'agahiye itariki y'ubukwe wanjye yageze nanjye ndaje ndakubwiye kandi wenda njye nkubwiye nyuma undi waramaze kumwemerera mwaragiranye amasezerano byose icyo gihe wabigenza gute bo reka mubwire to be honest abantu tudushagira ngo tworose cyangwa tubeshe ibintu bidashoboka cyo tuvuga ibintu biri ku mutima ibintu binashoboka ntabwo muri umunange aba afite ubukwe mukuru wanjye niyo yaba yaratinze kumbwira kuko mukirabona ngo ijya kurisha irakorwa ntabwo rero ubunyangamugayo bungana gutyo ngo kumva ngo umuvandimwe yageze ubukwe hanyuma we uramukwebye ngo ubunyangamugayo ngiye gukorera rubanda kandi muri umusizi ubukwe buri gupfa ubwo se wazisobanura gute mu muryango inshuti yawe magara yego wazisobanura ukibimenya muri ya emergency kuri ya emergency case ukibimenya uhamagara wa muntu wemera imbere ukamenya ko habaye impinduka zikomeye zidashobora gutuma uboneka ariko ukamufasha kumubwira ko wamufasha kubona undi kuko hari igihe ubuze abandi bantu benshi babikora kandi ati wanyemerera akakurangira undi muntu waboneka byihuse akagufasha kubera ko njye nasanze bitagikunze kuko nta kuntu niba umuntu w'inshuti yanjye magara duturanye hano ibyo biratuma bwa bucuti dufitanye burangira niba namukoreye kuko kandi ari inshuti yanjye yaranyizeye rero hari ikintu kiba gikenewe nanone byanze bikunze kugira ngo abantu bakomeze babane mu mahoro kandi babane bakundanye babane mu mahoro buriya niba ari ikintu gikomeye mu buzima narabikubwiye niba ari ikintu gikomeye nakubwiye ko hari ibintu bitatu udashobora guhitamo kandi ugomba kubaha yego ushobora guhitamo ubwoko bwawe runguru runaka kuri mwe ntabwo wemerewe guhitamo ntabwo uzi uzaza uri igiki ntabwo wemerewe guhitamo ubwenegihugu ntabwo uzi igihugu uzavukiramo igihugu wabyerewe barimo nicyo uvukiramo utabishaka ntabwo uhitamo ikindi cya gatatu ntabwo uhitamo umuturanyi usanga uwo nguwo uhari uri umuturanyi ntabwo uvuga ngo uyatuye habute ujya uwasanze ni umuturanyi uwo wazamara kumenya ubwenge wabishaka ukimuka nawe wimukiye ntabwo uri nabwo ntabwo ubizi ntabwo wahitamo umuturanyi niyo wagira ute niyo wimutse ukurikiye umuntu atura ushobora kuba usanga utuye ku wundi musozi nawe utuye ku wundi mugabo mwegereye ko muri mu gace kamwe mu karere kamwe ariko inzu zitegeranye sitiri umuturanyi inzu ku yindi ntabwo ushobora kumuhitamo ntabwo wamuhitamo ibijya bibaho ubwo rero nkubwiza ukuri niba ari ikintu gikomeye ni inshuti mbanza ikintu cya mbere gikomeye ni umuryango cya kabiri ni inshuti cya gatatu ni umuturanyi abaturage bubaha ibyo bintu ubwo aho ngaho uravuga uti aha ni ubunyangamugayo mvugishe n'ukuri ibyo bintu bibaye wese ndahita bibaza ikibazo gisa nkaho kijya guhura n'icyo ngicyo nari nkubajije ese byaba byarigeze bibaho cyakora byabayeho hari umusore sindi bumuvuge arizi hari umusore rwose nahakaniye hari kubura igihe gito kubera impamvu z'umuturanyi kandi nkumva umuturanyi mu by'ukuri nitugirane ibibazo cyangwa se tukaduhura tukarebana nabi kandi ari umuturanyi buryo niba ari umuntu ari ikintu gikomeye niba ari ikintu gikomeye abongereza baciye umugani uvuga ngo he who has 1,000 friends has no friend to spare ngo but he who has one enemy he will find him everywhere ngo umuntu ufite inshuti igihumbi nta nshuti n'imwe afite yo kwizerwa ngo ariko umuntu ufite umwanzi umwe rukumbi ngo amubona aho agiye hose umwanzi ni umuntu ukomeye ugiye gukerera umwanzi ni umuntu mubi kandi ukomeye uhora akurya ku bwonko ahora agukirigita ku bwenge ku buryo niba warigeze wumva inzoka sinzi uko yabivuga ngo yarubaga impande ushobora kuba igikirigita ku bwonko umuntu agahita agwigicuba umwanzi wo hafi nikomera kuvuga ngo umwanzi uramusinzira nta mwanzi uramwirirwa nta mwanzi
umubona ku mutima ubwenge bwawe bumuhoraho ariko inshuti igihumbi uko ntacyo ziba zigutwara ari inshuti urumva ntacyo bigutwaye aba ari umugisha kandi kugira inshuti birakabyara biragatunga inshuti ziragahoraho by'iteka ryose. ubwo noneho mu kazi k'UMC ni akazi mu by'ukuri ubona ko gafite akamaro cyane kandi mu gihe cy'ubu ngubu ubona ko akazi kose umuntu akora kaba gasa nkaho karimo professionalism cyane cyangwa se karimo ibindi buhanga bivuga ko ufite abandi bantu bakora uwo murimo. ese abakora akazi k'UMC bandi mukorana mute? ese waba uri umuhanga kubarusha? ese ubona ibice byose biba mu UMC hari ubikora neza kukurusha bimeze bite? barahari kuko UMC njye ntarabaho bwarakorwaga yego ndetse n'inzanavaho uzakomeza gukorwa yego ndetse UMC still aho bwaba hose sinjye wabukora ngo mbishobore njyenyine yego aba-MC cyo bakora icyo nkundira aba-MC kiza kurusha ibindi nuko twuzuzanye. hari icyo umwe abazi neza kurusha undi ukaba ubizi ukaba ati uyu muntu kano kana arakandusha. hari nk'umu-MC ushobora kuza mu bukwe akaba ashobora kuba azi na zino ndirimbo zisohora abageni yego akaba cyangwa se afite indirimbo nziza yaririmba ikariza umugeni cyangwa umugeni akishima babwira barusheho kwishima. hari ushobora kuza akafite ubuhanga bwo kuvuga imivugire akaba yavuga cyane akavuga amagambo meza ku buryo umuntu wicaye muri iyo sare wese ataye mu mutima wuzuye ubwuzu kubera umuntu yavuze amagambo meza cyane abantu bagasesura umeza warumva ijambo ryiza ukumva rigutuma usesura umeza. abantu aba-MC turabafite. hari n'aba-MC uvuga uti uriya mu-MC yari muri dote ni umwihariko kuri we yayikoze vraiment abantu baraviva. hari undi bavuga ati yakoze resebusiyo abakorera igitaramo gishyushye abantu bakabyina bakanezerwa n'ugiye kurya akarya yumva anezerewe yanabyibushye kubera umunezero. ibyo byose tugira buri muntu agira agakarite gatandukanye n'aka mugenzi we aricyo kintu kinezeza kubera ko nicyo kintu gituma abantu bagirana ubwuzuzanye ntagire uwaba yanavuga ati ngo ngiye wenda ndushuriya ahubwo buri wese aravuga ati nubaha runaka kuri iriya karita afite n'undi akubaha runaka kuri iriya karita afite ugasanga buri wese harimo ubwubahane aho kugira ngo habemo ubuhangane. hanyuma akazi k'UMC ntabwo mugakorera ubuntu birumvikana ni akazi kandi ni akazi gakomeye ndetse ku umuntu mu kinyarwanda baca umugani umuntu akamiza aragiye ni akazi kiyubashye ni akazi gakomeye katanoroshye kugakora. ese niba atari ibanga abakunzi ba Matano TV show badukurikiye turi kumwe nabo muri iki kiganiro, ese ibiciro cyangwa se iyo mugiye gucirikanwa mubigenza gute cyangwa se ibiciro byanyu bihagaze gute? cyokora ibiciro ntawabivuga kimwe nk'uko hari n'umuntu ushobora kwiyambaza akabwira ati ngewe uri muri uyu mwanya nta kuntu mpagaze simeze neza ariko unyemerere ukankorera anytime soon or in the future nshobora kuzakugenera ishimwe. mu by'ukuri ntabwo wakwanga uri umuntu ufite umutima wa kimuntu kuko sitiri nubwo tubikora mbere kureba amafaranga ubanza no kureba ko ufite umutima kuko burya umuntu nabwiye abantu ngo umuntu utagira amarangamutima naje gusanga nta n'umutima aba afite kuko ntabwo wagira amarangamutima udafite umutima kandi ari cyo bisobanura ngo amarangamutima aranga umutima ufite amarangamutima ntayo ahubwo niba utanafite amarangamutima n'umutima ntawe umuntu aje akaguhendahenda avuga ati nshuti y'Imana wankorera bino bintu kandi uraza rwose avuga ati none nawe ukazirikana ati uyu munwa nkoresha ko ntawe uranguye umwuka nkoresha ko hari ubuntu ko ari Imana yawumpaye iyi myuka mfite uko mfite ubuzima bwiza buzira umuze ko ari Imana ibikora ntacyo hari ni kwangira icyo gufasha mugenzi wanjye ukumva wagira isoni nawe ukumva nawe byagutera ipfunwe byo kutagira umuntu neza kandi mu by'ukuri ari impano Imana kwihereye ku buntu. rero njye ntekereza ko
iyo umuntu abimbwiye nkiba ko nta kiranguzo cy'umunwa nta kiranguzo cy'amagambo ngo mere nka wa wundi waririmbye ngo ndangura mpendwa ngacuruza mpomba, ntabwo meze nkawe njye simba naranguye ntaki rwose, nta rugomba ndi gucuruza ngo mpombe, nta kintu mba ndi buhombemo, ahubwo ni ukuri njye iyo umuntu anyambaje atameze neza akanyereka uruhande rwe rubi ko adahagaze neza mu bibazo, kandi ubukwe buravuna bukenera amafaranga menshi, nkubwiza ukuri njye nkuba hafi rwose, igihe cyawe wazumva bikenewe ukanyitura neza, wakumva bidakenewe nta kibazo, cyane ko rwose Bibiliya inavuga ngo ineza yanyu imenywe na buri muntu wese. None umuntu wenda uri wundi duca amafaranga ko nta muntu wakubwira ngo ntabare ari kure cyane, kuko aya masiteti y'inaha leta ni menshi kandi amwe aba kure cyane, cyo kuba duca amafaranga dukurikije aho umuntu uba ukeneyeho serivisi aherereye. Hari ubwo bigusaba gutega indege ukaba wazagenda n'indege ari kure cyane, hari aho uba utuye aho hafi ukaba uzagenda n'imodoka, ntabwo tubireba muri angire ko ati se hariya ko ari kure hano akaba ari hafi, ese mu by'ukuri abo bantu bombi wabaca amafaranga angana n'uburyo gukora ibintu bimeze kimwe, ariko haba harimo ikibazo cy'urugendo cyangwa se ubuhende n'ubuhendukirwe bwa distance, cyangwa se ahantu imyorohere y'akazi. Mu rugero bayoboye ubukwe hano muri Delta, ntabwo bizagusaba indege, yewe nta n'urugendo nta n'imodoka, hafi aho byumvikane ko hano wakwiyambaza akakubwira ati mfasha, wamufasha mu buryo bworoshye rwose, uburyo bushoboka bwose. Hano ndihuta rero nkubaza akazi k'ubuyobozi karimo imbogamizi nyinshi, kuko bajya bavuga ngo umuntu ni mugari, bajya bavuga ngo umuntu ntiwamenya ibyo atekereza, uko umuzi ubu ngubu mu mwanya ushobora kumusanga yahindutse wundi. Erega mu Kinyarwanda ngo ntazibana zidakomanya amahembe. Ese aka kazi kanyu waba wari wahura n'ikibazo cy'umuntu wenda waje akakubwira ati mfasha, ariko ejo hari uko nzabigenza, ariko warangiza agatera hagati mu ryinyo? Abantu batereye hagati mu ryinyo ahubwo bagahezamo bangana ko gakuramo, bamwe barahari, ariko mu by'ukuri nkuko narabivuze nta gishoro natanze kuri uyu munwa, nta gishoro natanze ngo Imana inyohereze amagambo nzavuga, nta gishoro natanze n'Imana yabikoze. Mu by'ukuri bari abantu n'uwabikoze naramubabariye, Imana izamuha umugisha kandi agire urwo ruhire, akomeza abyare hungu na kobwa. Mu by'ukuri bari ikintu ngira muri njye gikomeye kurusha ibindi Imana yampaye ititangiriye rwose, ikakimpa irekuye amaboko. Mu by'ukuri Imana yampaye kugira imbabazi, kandi ngira imbabazi rwose ntitangira itama. Niba ari umuntu ku buryo ko ndimwe niba umuntu amemukiye ku giti cyanjye, nkabona umuntu twibwirana ibibazo wenda, kuko hari abantu barakara cyane akaba yaguhemukira akaba ari no kurusha kurakara, ngiye mbonye umuntu twibwirana ibibazo bitazavaho, ushobora kwegera nkagusaba imbabazi mu mwanya wa kandi ari wampemukiye. Abantu bagira umujinya w'umuranduranzuzi, ushobora kurandura umuntu warandura n'inzuzi zari kuzamutura, ntabwo ari yarebera izuba, abarakaye uwo babwita umurakare. Rero hari abantu bagira imijinya nk'iyo, hari abo babita abarakare bakabita abahumuye. Bagiraga abantu nk'abo, hari abana hariya twabaga hano batangiye bitwa ngo abarasta b'inyota, baza guhindura abarakare, baza guhindura abahumuye, nyuma baza gusanga guhumura atari byiza, baza guhinduka abanutse. Ariko ni ubusharire burenze, nyuma baje kuba b'inyota, inyota zivaho, byinshi cyane byabaye birebire, ariko mu by'ukuri byari ubuzima buguhondagura bugakubera bubi, hanyuma ugasanga bukwerekeje mu nzira idakwiriye kubera ko ari ubuzima bubi nyine. Rero utabashe kwikontorora ushobora kujyana ahantu habi cyane. So iyo umuntu agira kamere nk'iyo kurakara ubusa, uramwitondera ukayireba uburyo umwitwararikaho kugira ngo mudapfa ubusa kandi bitagakwiye, cyane ko abasaza bakunda kutubwira burya arija niba ari indirimbo y'umusaza ivuga ngo jya umenya gusaza utanduranije cyane, kandi abasaza batubwira ngo mujye mugira umujinya ugaruka. Ubwo iki kibazo kiranyihutisha, kitume nkubaza se abo bantu bagira umujinya udasanzwe, ni akazi k'ubuyobozi, ni akazi mushobora kuba muhuramo n'ingaruka nyinshi,
bitewe wenda n'abo muri bukorane mu bukwe uribuze kutubwira benshi ntabwo basobanukiwe serivisi zibera mu bukwe zirimo ibyiciro bingahe ese uwo muntu ufite kwihangana guke ese umuntu ugira uvoma hafi ese umuntu ugira umujinya wihuse yakora kano kazi kayo kano kazi nta cyokora awugira ko akabazi kuwuhisha ashaka kuba yabikora wenda akaba ari nk'inyangamugayo ari umuhanga akaba yabisha ashakaza kurakara ubukwe bwarangiye yashakaza kujya mu buriri akitwikira ikiringiti yashaka akirya inzara ashaka ikiringiti akagihekeje ariko ibintu byarangiye ushobora kuba yabikora ariko wa muntu ugira reaction iri very quick yihuse cyane ushobora kuba atagishobora gufata umujinya we ngo awufunge akaba yagaragaza reaction ibaze ko nawe wenda uri imbere y'abageni urimo uko ubwira amagambo meza umuntu akaba yakurakaza wenda abageni tubareke ntabwo yego ariko abageni n'abarigiye bagucanga bakaba amasaha mwumvikanye ntaba ariyo bubahiriza bakagenda bayica bakurye gusa nka resolution iri saa 10 cyangwa saa 11 saa 1 cyangwa saa 2 z'ijoro nk'uko umuntu ugira kamere ashaka kuba yababwira nabi cyangwa akababwira nabi korodinateri kuko wenda ari we wari ubishinzwe ibaze ufashe nka mikoro rero microphone ukaba wabwira korodinateri uti ubukwe niburangira naza kuguhanyuka turabona na wamuginga urumva nk'icyo gihe kamere yawe yabikujyanye mu kintu cyo kukwicira izina ku buryo nta guhera uwo mwanya izina waba uri hanze ndahire nivuye inyuma ndahire inshuti ndahire uwo nkunda nta kandi kazi nkakora uburihambye uba uriranye uburishinguye uburishyize ku musozo ndakubwiza ukuri kandi yego ubu bishoje ku mugaragaro ubu nshinze gusoza iyo kariyeri abantu bose babireba abakunzi ba Matara TV show badukurikiye basobanukiwe n'icyo master of ceremony bisobanuye bazi buri wese uko abizi n'ubundi azi ko uretse kuba ari zina wa definisa ko uruganiza ibirori ariko ubonezanye ibyishimo mu birori bikomeye rero urumva master of ceremony abantu nubwo basanzwe babyumva ariko byumvikane ko ari umuntu uzana n'ibyishimo mu birori cyane rero ngahita numva ko ugira uvoma hafi urakara vuba ukaba uri umuntu ugira umujinya utagaruka cyangwa udashaka kukavaringa uko bivuze birumvikana ko biramutse bikubaha izina ryawe waba urishoje ndihuta rero mbaza nti ese njya mbona mu bukwe natashye nanjye narahibereye nararebye hari igihe njya mbona abayemusi mugira uturimburimbu uturingushyo urakoze urakabyara turiya turingushyo uhita uko uzana ukabona umugeneralize yari yegamiye umugabo we akarira neza agahogora ese turiya turingushyo muratwiga tuba twarizanye n'ibigenzamo inshuti yanjye biriya bintu nibyo nakwita experience cyangwa se kugenda ugira ubunararibonye bw'akazi kubera nta hantu warabisomye nta hantu handi warabibonye cyangwa se waranabibonye ugira ukuntu wongeramo ibyawe uko byagenda kose niba ari ikintu kigoye ni umuntu wakubwira ngo uzasubiremo speech y'undi muntu kuko yakabaye textuellement oremvise rimwe ntabwo bishoboka niba wabyumva wafatamo amagambo y'ingenzi makeya ariko ntabwo uko nubwo wabyumva uko wa muntu yatangiye speech aho yagiye yitsa naho yayusiriza ntabwo mwabikora ntabwo buriwe burya hari umuntu wavuze ngo uko abantu batangiye basa ku masura ngo niko n'imitima yabo igiye itandukana rero uko n'umutima utandukanye niko n'ibikurimo bigukoresha bitandukanye n'ibikoresha mugenzi wawe rero icyo kintu gituma umuntu tuvuge nk'urugero hari ubukwe nakoze umusore na mushiki we bararira cyane barahoberana bagakurikurana ariko se byari bigenze gute nabwiye nti umugeni mwiza rero inshuti yanjye dore ngo uyu musaza wawe araje akuzaniye impano ya mpano
y'uburyo wamwitangiye ukiri iwacu none dore uragiye uramusize kandi kari akana gato kagukurikiraga dore niwe wagatekeraga igikoma cya cyayi cya mu gitondo ese none uyu mwana cya gikoma azagitekerwa nande rero sha murumuna wanjye ihangane niko bigenda uyu mubyibuho uragabanuka hafi 20% tukora kara gakoma kari karyoshye kabiri mu gitondo shanze neza kutazashobora kwitegera rero mushiki wanjye urumva agahinda uteje musaza ati nukuri uragiye za mbaraga zose wajya kumuha ujye urazimukuye uyu mugabo ushatse tusoro kumva ukuntu usize umuryango mukaga wa musore yararize nta mukobwa bose ibaza nanone rero agiye guhoberana nyina urumva mwari mwiza warezwe mwari mwiza w'umwiraburakazi mwari mwiza ukwiye umweyo mwari mwiza rwose ukwiye ibyiza byose ukwiye gushishoza ukwiye gushisha dore none mama wawe nguyu arajeje kukuramutsa none dore aje gusezeraho arakubwira ati mukobwa wanjye uranze uransize tinagira ngo ni inzozi kumbe birabaye umukobwa wanjye dore mama wawe yari afite wamukora uturimo twose umumese utwenda umutekera agakono yakareba kumva arishimye yamaze kuri gutahe akicara ntagire irungu none mukobwa wanjye mama wawe bamuhinduye umuseke uranze uragiye dore nshuti yanjye rero mama sezera ku mwana wawe aranze aragiye ntabwo wabyemeraga ariko uyu munsi bibaye impamo rero mukobwa genda uremeye ubaye uw'abandi ntukire uw'iwacu ngaho ugenda witangira umuryango wenda hari uzazana abuzukuru bongere baramutse mama ntibazongera kunezerwa naho kuri uyu munsi agahinda kamwishe byanze bikunze umubyagira ate arabira n'umukobwa akagenda ate akaritariza rero mu by'ukuri utwo tuntu ugomba kudutekereza byanze bikunze turizana rero bene nk'ibyo nta hantu warabyize nta hantu biba byanditse uko niba warambonye inyoboramakwe sinyasoma pe nta hantu bisoma ni ibintu byizana nkumva biri kwisukiranya kandi koko yari impano ukaba ufite na experience birakorohera cyane wabwira iki ba bantu bari ku ruhande bajya mu bukwe bakabona ibirori ubukwe yabususurukije buri wese yishimye nyine abageni bararize bakabona ubukwe bwatashye neza bwabaye finyore bakaba bavuga bati biriya biroroshye nanjye nabikora biriya ntawe utabikora nanjye umunsi nzabishaka nabikora ese abo bantu wabankuraje ese abo bantu wababwira ati koko uko babitekereza niko bimeze ese wababwira uti ese uzabigerageza gute bimeze gute babwira icyo ubwira abakunzi ba Matari TV badukurikiye mu kinyarwanda ngo agaho kari ku wundi karahandura kandi ngo utarabusya utarabusya kandi ngo nta butota butaragera mu mwuga rero reka nkubwire ni ukuri abayimusi bose bazadukurikira bazaba kino kiganiro sariyuti kude shapo mukora akazi keza kandi gakomeye mukora akazi ko kubaka ingo mukora akazi ko kubaka imiryango mukora akazi kanezeza imitima ya benshi Imana ibahera umugisha akazi k'ubuyobozi ntabwo koroshye na gato gasaba kwihangana gasaba gutanga umwanya gasaba kwitanga gasaba kuvuga cyane gasaba kuvuga ibitunganye gusa ntabwo ugombye gucikwa na gato uvuga ikintu kitari bunezeza abantu bicaye aho ngaho ugomba kubyirinda bishoboka niko kantu ka mbere kagoye kurusha ibindi kubera ngo ibintu ndi buvuge guhera mu gitondo kugeza umunsi wishe yego ntagire na kimwe kiza kuba kiri ku ruhande ku buryo hagira umuntu uri muri iyi nteko wataha ababaye namukomerekeje nicyo kintu gikomeye kurusha ibindi umuntu wibwira ngo ubuye musi biroroshye aribeshya cyane azabanza byige abanza bitekerezeho cyangwa agaragara imbere y'abantu 10 wenyine arangize bamuha amasaha abiri yo kuvuga wenyine nta wundi muntu umwigisha maze niyo nabishoboye azakomerezeho rwose iyo mpano azaba yifite urakoze cyane wenda ndahita nibaza mvuga mbese ni akabazo kajya kuba kanyuma kirakurikirwa n'icyanyuma bavuga ko kugira ngo ujye gushimisha abantu wirirwane n'abantu ubabwira ibyiza gusa birasaba kuba wihangana bisaba kuba uri mu nzu gusetsa ushaka kuba agasusuruka bakanezerwa akabyina ese birashoboka yuko ndavuga abakora akazi k'ubuyobozi nabo bafite ingo birashoboka ko waba ufite ikibazo iwawe mu rugo ikibazo kikaba nijoro n'urugero bishobora kubaho yuko wagira nawe ibintu biri butume urara ku nkeke ese
ukarara ku nkeke mu gitondo uri bujye kuyobora ubukwe ese icyo gihe wasiba ese za nkeke hari ukuntu zikavaringa kuko uba uri bujye kuganiriza abantu kandi wishimye ese icyo gihe bigenda gute abarimu batize ntuza icyo bita ntuza bayita gute metodology batize metodology academique yego niba mbaza ngo umurezi yize ubwarimu nabaye umurezi igihe kirekire ni kuba wajya imbere ukajya kwigisha abana cyangwa ukajya muri kariyeri y'icyarimwe utarize metodology academique utarize metodology academique byanze kunze ukora mistake cyangwa amakosa atemewe muri academy byanze bikunze kubera iki ushobora kuva mu rugo mu gitondo watunganye n'umugore wawe cyane turi kujyana none wagera mu ishuri ukajya ubwonko bwawe burera kuri wa mugore wawe uburyo yakubabaje cyangwa se nawe wawe cyangwa se n'umwana wawe agahinda harimo kugushyira mu bintu udatekereza cyangwa udashaka cyangwa na bene yuko umuntu famiye ndetse nko muri Afurika tuvuge ngo abantu bari gupfa amasambu byakomeye bashaka kunyaga kandi none nawe ufiteho uruhare bajya guhinga ugasanga akantu ikigori cyangwa ikirayi wagera mu ishuri byanyuze gutwara umwanya muremure noneho umwana muto w'umunyeshuri yakora agakosa gato ukaba wamukubita nk'urushyi rutarimo kumuhana ahubwo wibagiwe ko ufite ibibazo by'iwawe ukaba wamuhuza n'ibyo mu ishuri umwana ukaba wanamukomeretse ku buryo bishobora kukuviramo n'ikintu cyo kuba wafunga utabaye careful cyangwa se attentive wafunga cyangwa n'akazi k'uburezi ntuzongere kugakora burundu iki kintu wongeye guhuza neza no kuba MC ukajya kuba MC ufite ibibazo mu rugo rwawe none ukaba wagenda ufite ibibazo n'umwana n'umugore cyangwa umuryango none ukaba wagera mu bukwe ukaba washiduka wibeshye wewe ukabona ishusho y'umudamu wawe mu maso cyangwa umwana wawe cyangwa ukubura mwagera ikibazo ikakuza mu maso ukaba wakwerekwa ukagira ngo arahageze ugahita uturika ukavuga ikijambo kibi kandi ufashe microphone ubwo ako kanya utayikuza icyo ukora ni iki ukigera hari iki wikuramo ibindi byose wambara umwambaro mushya wikuramo mayindi yawe yose wazanye ugasigarana mayindi y'ubukwe kuko uzanye muri indi mayindi my friend iyo twahere tuvuga kare uratawusezeye ko utazongera gukora biriya bintu kuko biragukoresha ikosa riremereye ku buryo mu buzima bwawe uretse no kuba rutakaza icyizere izina ryawe rigapfa nano uzagishuza ubuzima bwinshi cyangwa ubuzima burebure ko uzajya unyura hose uzavuga kuko ubukwe butanga abantu benshi uzajya unyura uvuga ati uyu mashobora kuba yari muri bwa bukwe uko urebye wese utashobora kuba yari muri amakuru y'ibutse rya jambo mu buzima bwawe kakantu gato k'ikosa rito rigaragara iyo mu kinyarwanda baciye umugani guhubuka wihuse ukicuza witonze urumva ikinyarwanda ikinyarwanda ni kibi cyane ufite amagambo aremereye guhubuka wihuse ukicuza witonze ariyo mpamvu rero wa muntu uzajya ugenda akora byose uba yarambonye ko yose rya jambo rizakubaka umutima paka ku buryo igihe cyose uzajya uhora ubitekereza rero ugomba kwirinda ibyo wasize inyuma bikaba inyuma ukarebye imbere yawe ndakubaza ikibazo cya nyuma twerekera ku musozo ntashobora gutandukana nawe ntakikubaje kugira ngo n'abakunzi ba Matara TV badukurikiye nabo babyumvireho impano yo kuririmba njya mbona nayo ukora ku muhogo urabizi cyane cyane n'ubundi mu birori by'UMC by'UMC uba wayoboye ukunda kuririmba turirimbe n'ibiza no kudukundira urubuze kudukorezaho iriya mpano yo kumenya ko waririmba akaririmbo kagakora abantu ku mutima kandi koko niko bijya bigenda ese ujya wumva ko mbona ari ibintu ujya ukora mu buryo bworoshye ese byo byaje gute ubona ubikora ute ese utwo turirimbo dukuraho nararirimbye igihe kinini naririmbyeho n'abayeho umuririmbyi nararirimbyeho igihe kinini nabaye mu makorali atandukanye nabaye mu bitaramo by'inkesha ngiye rwose
sinkubeshye nagiye nkunda no kuba mu bitaramo by'abantu bakuru tutangana abasaza urungano ariko bashobora kuba banduseho gato nagiye nkunda ibitaramo byinshi cyane rero umwana akundaga no kubyina bandi mu bantu bari bazi kubyina neza kinyemera rwose ariko byagiye bigenda binshika ariko nta kundi wabigenza ubu ngubu nsa nk'uri guhamiriza ngahamanya ariko ngasa nk'uri gucuranya bikajya ku ruhande ariko stirimba numva bimba mu maraso nk'ishimwe cyane kuko ni mu bantu bagira ikiringo cyo gutarama ni umutaramyi cyane nkunda gutarama mu nkesha y'abagabo cyangwa mu nkesha y'abataramyi numva nanjye naba ndimo ariko nk'aha muri bihugu turimo ntabwo ikintu cyo gutarama ari cyane ariko still twabonye ka opportunity cyangwa se akanya kabyo ntabwo umuntu abura kugacishaho ndagataramiho gakeya rero ibyo nabyo umuntu agira gutya akabikora kara karimbo umuntu aba aririmbye ni turimbo tw'abahanzi usanzwe uzi ukaba waririmba ngo nabona nkabona indirimbo ziba zizwe zashimisha nk'abageni wena nko kuba nka kara karimo nzakubera umutozo nawuza nkundira umbera amata numbera uruhimbi cyonzi nzakubera icyansi uzambera umutozo nanjye nzakubera amata numbera uruhimbi cyonzi nzakubera icyansi urumva n'utwo tuntu aba ari utuntu twiza umugeni umukwe w'umugeni bagombye kurimbirwa bakumva barishimye urumva rero nk'ako kantu ntabwo ari akantu waburamo k'akantu urumva kari buzanemo akantu keza ntibakishimye rero sinzi n'ibindi byinshi niba ari uko bw'iyo kamana ushobora kurimba hari nk'akarimbo ka Dominique Nick ndagakunda muri iyi si hari byinshi tubona tukabifata